Turabasuhuje bene data, mugire igitondo cyiza. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza twigamo ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato. Uyu munsi tukaba tugeze ku ngingo yo kuwa kabiri. Ndi kumwe rero muri iki gitondo na bene data Nshimyumukiza David, Imana Aimable. nanjye nzamwita Pierre. Reka twicishe bugufi tubanze dusenge. Data twese uri mu ijuru udukunda, tugushimiye cyane ukuntu turamukije amahoro. Tukaba tugiye kwiga ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato. Reka ingingo y'uyu munsi itugirire akamaro, kandi amagambo ugiye kuduhuguza bigize mu ijambo ryawe atugirire umumaro, kandi ikirutaho ugiye gukomeza kugendera mu bushake bwawe. Amagambo y'ubugingo wandikishije mu ijambo ryawe atuyobore, atubere urumuri rumurikira ibirenge byacu. Buri wese akomeze guhirwa nawe mu izina rya Yesu, amen. Turagarutse rero mu cyigisho cyo kuwa kabiri. Ni icyigisho kitubwira ngo imiburo igenewe iki gihe. Ariko ndeka nsabe Aimable abanza twibutse ingingo y'ejo. Murakoze. Ejo hashize twabonye ingingo kwa mbere avuga ngo ubuyuda bugarizwa n'akaga. Twabonye ako kaga akariko ukuntu basayishije bakajya kure y'Uwiteka Imana kugeza ubwo banyuza n'abana babo mu muriro. Icyo gihe Imana yabohereje ubutumwa buteye ubwoba bw'uko igiye kubahana bikomeye binyujije mu muhanuzi Yeremiya. No muri iki gihe rero natwe twugarijwe n'akaga gakomeye cyane ko gusayisha mu bibi ntacyo bitubwiye, ariko natwe amaherezo Uwiteka Imana agiye kuduhana vuba bidatinze. Muri iki cyigisho rero, icyigisho cya munani, umugambi w'Imana wo kuzahura, ingingo yacyo yo kuwa kabiri iratubwira ngo imiburo igenewe iki gihe. Byanga bikunda kuzahura kugendana n'imiburo. Habanza gutanga imiburo. Wadufasha rero ku nyimbo y'umunsi. Ni karibu. murakoze cyane mwene data Pierre. Muri aka kanya rero tugiye kwiga ingingo yo kuwa kabiri. Ariko mbere yo gutangira iyi ngingo, twibuke ko turi kwiga icyigisho cya munani gifite umutwe uvuga ngo umugambi w'Imana wo kuzahura. Ngira ngo nk'uko twabonye ku ngingo y'ejo, Uwiteka burya mu kuzahura ashobora gukoreshamo n'ibihano. Muri aka kanya rero tugiye kureba umuburo ugenewe ab'iki gihe. Ikibazo cyo kuri A kirabaza kiti, uretse Yesaya na Yeremiya, ni bande bandi Imana yahamagaye kugira ngo bahanurire Ubuyuda, kandi ni ukubera iki? Mika igice cya mbere umurongo wa mbere kugera ku wa 5. Mureke dusebe mwene data Aimable ahadusomere. Undi Imana yahamagaye kugira ngo abagezeho imiburo uretse Yesaya na Yeremiya, hano tubona ko ari Mika. Haranditse ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Mika umunyamoresheti ku ngoma ya Yotamu na Ahazi na Hezekiya abami b'Ubuyuda, ry'ibyo yeretswe by'i Samariya n'i Yerusalemu. Nimwumve mw'amoko yose mwe, nawe wasiwe n'ibikurimo byose, mutega amatwi. Umwami Yehova abashinje. Umwami ari mu rusengero rwera, kuko Uwiteka ahagurutse mu buturo bwe, agiye kumanuka atambagira aharengeye hose ho mu isi. Imisozi izayengera munsi ye, n'ibikombe bizasaduka nk'ibishashara bishongeshwa n'umuriro, nk'amazi atemba ku gacuri. Ngira ku wa 5. Ibyo byose byatewe n'ubugome bwa Yakobo n'ibyaha by'inzu ya Isirayeli. Ubugome bwa Yakobo ni bugome ki? Mbese si Samariya n'ingoro z'i Buyuda n'iz'iki? Si zo z'i Yerusalemu? Jya ku gice cya kabiri umurongo wa mbere n'uwa kabiri usimbuka wa 7. Bazabona ishyano abagambira gukora ibyaha, bagakorera ibibi ku mariri yabo. Iyo bukeye barabikora uko bishobokera amaboko yabo, kandi bifuza imirima bakayitwarira n'amazu bakayigarurira. Bagira nabi umuntu n'inzu ye, ndetse umuntu n'umwandu we. Ku murongo waho wa 7, wanze Yakobo we, bizabazwa ngo mbese umwuka w'Uwiteka waraheze? Mbese ibyo ni wowe wabikoze?
amagambo yanjye ntacyo amarira ugenda atunganye. Murakoze cyane. Hano ikibazo cyatubazaga kiti uretse Yesaya na Yeremiya ni bande bandi Imana yahamagaye kugira ngo bahanurire Ubuyuda, kandi ni ukubera iki? Ngira ngo rero hano abandi tubonye ni Mika. Mika nawe ari mu bahamagawe kugira ngo bagaragarize inzu ya Isiraheli, inzu ya Yakobo, ibyaha byayo. Kubera iki rero? Kwari ukugira ngo Imana ibereke ko bagomye. Kuko muri iki gitabo cya Mika, umuhanuzi Mika yagiye agaragaza neza ibyaha bakoze, uburyo bariganya iby'abandi, bagashaka kwirundanyirizaho ubutunzi bibye iby'abandi, bakiba imirima, bagafata amazu y'abandi bakabyita ibyabo. Ngira ngo rero hano haratwereka neza yuko abandi Uwiteka yanyujijemo ubuhanuzi ari Mika. Ku kibazo cya B harabaza hati ku ngoma ya Hezekiya mwene Ahazi ni gute Mika yagombaga guhangana n'abahanuzi b'ibinyoma, kandi se ni ukubera iki bikenewe no muri iki gihe? Mika ibice 3 umurongo wa 5 kugera ku wa 8. Mika 3 umurongo wa 5. Ibi nibyo Uwiteka avuga ku bahanuzi bayobya bwoko bwanjye, batega akanwa kabo kugira ngo babuhanurire bati ni amahoro, kandi utagize icyo ashyira mu kanwa kabo bitegura kumurwanya. Nicyo gituma hazababera mu ijoro kugira ngo mutagire icyo mwerekwa, kandi hazababera umwijima kugira ngo mugahanura, kandi izuba rizarengera ku bahanuzi, n'amanywa azababera ubuhire. Ngira ngo ongera uturebere muri Timoteyo ibice 4 ku murongo wa 3 n'uwa 4. Urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 ku murongo wa 3 n'uwa 4 haranditswe ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo ko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi azizeba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Ikibazo cyatubazaga kiti ku ngoma ya Hezekiya mwene Ahazi ni gute Mika yagombaga guhangana n'abahanuzi b'ibinyoma, kandi se ni ukubera iki muri ibyo? Kubera iki ibyo bikenewe muri iki gihe? Ngira ngo rero hano hatwereka ko Mika yagombaga guhangana n'aba bahanuzi b'ibinyoma kuko bahanuraga kugira ngo bahabwe indonke, kandi bagahanurira abantu ibijyanye n'ubushake bwabo n'irari ryabo. Ariko hano Uwiteka abinyuje mu muhanuzi Mika yamubwiye yuko abo bahanuzi mu ijoro batazigera berekwa, ntibazigera bagira ubuhanuzi na bumwe bahabwa, ahubwo ibintu byose bizabahindukira umwijima. Muri iki gihe cyacu rero impamvu bigomba kutubera icyigisho nuko no mu minsi y'imperuka abantu bazatega amatwi kugira ngo bumve ibihwanye n'irari ryabo, bumve ibihwanye n'ibyo bashaka. Tujye ku kibazo cyo kuri se, kirabaza kiti sobanura akaga gaterwa no kwihangira gukiranuka. Mika ibice 3 umurongo wa 9 kugera ku wa 12. Mika 3 umurongo wa 9 kugeza 12 haranditswe ngo nimwumve ibi batware b'inzu ya Yakobo n'abacamanza b'inzu ya Isiraheli, mwanga imanza zitabera, mukaboreka ibitunganye byose. Bubakishije Isiyoni amaraso bahubushije, n'i Yerusalemu bakabubakisha gukiranirwa. Abatware baho bacira imanza impongano, n'abatambyi baho bigishiriza ibihembo, n'abahanuzi baho baragurira ingemu. Nyamara bisunga Uwiteka bakavuga bati mbese Uwiteka ntari muri twe, nta kibi kizatubaho. Cyo gituma Isiyoni hazahingwa nk'umurima ari mwe hazize, n'i Yerusalemu hazaba ibirundo by'amazu, n'umusozi ubatsweho urusengero hazaba nk'aharengeye ishyamba. Hano haravuga ngo sobanura akaga gaterwa no kwihangira gukiranuka. Ngira ngo rero ikigaragaramo hano haratwereka yuko
aba bahanuzi bahanuriraga kugira ngo bahabwe ingemu, abandi bakigisha kugira ngo babashe kubona ibihembo. Ariko hano Uwiteka binyuze muri Mika yerekanye ibihano bagomba guhura nabyo. Ibyo bihano bagomba guhura nabyo ni ibi ngibi: nuko i Yerusalemu hagomba kuba ibirundo. Ikindi cya kabiri, i Siyoni naho hagahingwa nk'umurima hazize ibyo byaha byahakorerwaga. Ngira ngo mu ncamake aka niko kaga gaterwa no kwihangira gukiranuka. Mureke dusome amagambo ari mu mwuka w'ubuhanuzi. Aragira ati, tujye mu gitabo cy'intambara ikomeye paje ya 27, ni ku mwuka w'ubuhanuzi wo kuri se. Aya magambo ari muri Mika ibice 3:9 ku murongo wa 11 yerekana neza imiterere y'abaturage b'i Yerusalemu bari barasaye mu bibi kandi bakigira abakiranutsi. Nubwo bavugaga ko bubahiriza amategeko y'Imana, badakebakeba bacumuraga ku mahame yose ayakubiyemo. Nyamara igihe babambishaga Umukiza bamuhora ko abacyaha kubera ibyaha byabo, bigize abakiranutsi ku buryo bifashe n'ishyanga Imana yatonesheje, bityo bakibwira ko izabavana mu bubata bw'abanzi babo. Ngira ngo rero hano harahita hatwereka imiburo muri natwe tugenewe. Imiburo tugenewe nuko tudakwiye kwihangira gukiranuka. Aba Bayuda bishe Kristo bamuziza yuko ari kubacyahira ibyaha byabo. Hano rero ni naho hatubwira yuko natwe muri iyi minsi y'imperuka, nk'uko twabibonye muri Timoteyo, dukwiye kumva inyigisho z'ukuri, apana gutegera amatwi inyigisho ziryoheye amatwi yacu, nibaza n'ibiducyaha ngo turungwanye. Ngira ngo rero iyi niyo miburo abo muri iki gihe tugenewe. Urakoze cyane. Imiburo igenewe ab'iki gihe, ariko mabure nyine umaze umwanya uteze amatwi. Muri iki gihe urabona amadini ni menshi, abantu bavuga bigisha Bibiliya ni benshi, ariko tena ukuri ibinyoma n'ubundi birakomeza bikaba bigikwira. Nyine urabivuga hiki? Buriya rero kuri ubu ngubu twugarijwe n'akaga gakomeye cyane, kandi dusubije amaso inyuma tukabona intumwa Pawulo ubwo yarihanuraga ati mu minsi y'imperuka abantu bazihangana inyigisho nzima, ahubwo ko amatwi yabo bazaba barya, bazashaka inyigisho zihuje no kwifuza kwabo n'ibere byabo. Rero nk'uko umaze kubivuga, koko icyo gihe cyamaze gusurura. Ubu ngubu abantu benshi muri iki gihe ntibashaka ukuri kwa Bibiliya kuko kunyuranye n'ubushake bw'agahawe. Ariko twebwe nk'abakristo twitwa ko turi mu rugendo rugana mu ijuru, nimureke ahubwo tugarukira Imana, kuko niwo muburo ugenewe iki gihe turimo turahabwiye muri iki gitondo. Nuko twumva ukuri kw'ijambo ry'Imana tukakugenderaho tutabajije ngo kubera iki kudahuje n'imyumvire yanjye, ahubwo nimureke umuburo Imana iduhera mu ijambo ryayo kandi ihora uduha, tuwugenderemo nk'ukuri n'ikimana dushakamo. Ubwo byumvikane yuko Imana ntiyita ku bwinshi bw'abantu igihe batagendera ku ijambo ryayo. Icyo Imana ishaka ni abantu, niyo baba ari bake ariko bahamanya n'iki byanditswe byera. Imana rero ibaho umugisha. Ngira ngo abari badukurikiye, abaduteze amatwi buri munsi tuba tubafite mudukurikira muri inshuti zacu, kandi ibyigisho byacu bibara akagaruka, bihora biza buri munsi tuba turi kumwe. Murakoze rero cyane, reka tubashimire, kandi mujye mwohererezanya ibi byigisho kugira ngo bibashe no kugera ku bandi. Imana ibibahere umugisha. Murakoze cyane. Amen.